mu by'ukuri n'igitekerezo nyamukuru cyavuye mu baturage muri twe turakiyubakira. Ni abaturage bo mu kagari ka Cyanya mu murenge wa Kigabiro mu karere ka Rwamagana bari mu byishimo byinshi byo kuhatashywa inyubako ivuguruye y'ibiro by'akagari kabo. Mu majwi yabo bishimira intambwe bateye nyuma yo kwishakamo ibisubizo bakabasha kuvugurura inyubako izakorerwamo ubuyobozi bw'aka kagari. Aba ni bamwe mu bavuga imbamutima zabo. Kanyamuneza ni kose, turishimye, dushimishijwe cyane n'igikorwa twatangiye nk'abaturage bo mu kagari ka Cyanya, kandi tukaba tubona twesheje imihigo. Ubu bushobozi bwo kuvugurura aka kagari rero bwavuye muri twebwe mu baturage batuye aka kagari. Twebwe nk'abaturage batuye aka kagari twararebye dusanga ko tugomba kwishakamo ubushobozi tukubaka akagari kacu tukakagira keza ku buryo kanogeye twebwe abaturage ndetse n'abandi bose batugana. Ikintu gikomeye mbona nuko hari imyumvire abaturage bamaze kugeraho. Mu by'ukuri n'igitekerezo nyamukuru cyavuye mu baturage muri twe turakiyubakira ku nkunga zacu. Imbamutima zanjye rero no gushimira ubuyobozi. Burya umuturage iyo yayobowe neza aranatekereza, agatekerereza n'ubuyobozi kuko urumva byavuye muri twe. Abaturage b'akagari ka Cyanya babicishije mu nama njyanama y'akagari bafatanije n'ubuyobozi bwabo bakoresheje igishushanyo mbonera cy'inyubako igezweho nyuma yo kubona ko aho baherwaga serivisi hatari hakijyanye n'igihe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Cyanya Munyankindi Eric avuga ko inyubako igiye kubafasha kurushaho gutanga serivisi nziza. Murakoze. Inyubako yacu yari hari akagari kacu ka Cyanya ariko yarubatswe mu myaka yashize muri za 60. Bigaragara ko ishaje ku buryo twabashaga guha serivisi nziza ahantu heza abaturage bacu. Rero ku bufatanye n'abaturage baje ku gitekerezo y'uko twakwisanira akagari kacu ka Cyanya, twiteze ibintu byinshi. Uwo muturage serivisi nziza ukayemera ahantu heza ataha yishimye, nubwo dusanzwe dusaba ko tugomba guha umuturage wacu serivisi nziza. Icyo nasoza mbwira abaturage no kubashimira ubuyobozi bw'akagari ka Cyanya, by'umwihariko turashimira abaturage bose batubaye hafi. Hari abatanze imiganda, imirimo y'amaboko, abatanze ubushobozi. Turabashimira bose tubakuye ku mutima ko natwe turi hano ngo tubahe serivisi nziza, turi ngo tubakorere tubahe icyo bifuza. Inyubako yakorerwagamo n'ibiro by'akagari ka Cyanya imaze imyaka 35. Ubu yongeye kuvugururwa no gusanwa ku mbaraga z'abaturage, aho imirimo yo kuyisana yarangiye itwaye amafaranga asaga miliyoni 42. Ndarisaba Mungu Clement, Voice FM.